gira gute buzaje. Hari icyo Imana yanyeretse, ni ukuvuga ngo nabonaga icyondo, urabona icyondo kiriya cyondo kiba kivanze icyondo n'ibyatsi, hari igikorwa cyo kubumba amatafari kuko hari ibintu bigiye kubakwa, ni ukuvuga ngo hari ikintu kigiye kubakwa i Burundi, ariko noneho hari icyondo gikase kirimo ibyatsi, murabizi icyondo kibumba amatafari uko kiba kimeze. Nabonaga hari abantu bakeya barimo kubikora, bivuze ngo hari n'abarimye icyo cyondo, icyo gitaka, hari n'abavomye amazi, hari n'abazanye ibyatsi byo gushiramo, hari n'abakase. Ariko ikibazo cyari kihe? Nabonaga ababumbaga amatafari bari bakeya, kandi mbona icyondo kigiye kuma. Urumva iyo kiri ku zuba kiruma nyine kikongera kigakomera, noneho bikaba byagorana ko bakibumba cyangwa bagishyira mu itafari. Ariko ngiye kubona mbona haje umuntu ababwira ngo kuko hari abandi bari bigize ntibindeba, nabonaga barebera aho ngaho, ariko havamo umuntu umwe aravuga ngo ni gute twakwemera ko iki cyondo cyuma kigapfa ubusa kandi dukeneye kubaka, dukeneye n'amatafari. Ni ukuvuga ngo yakoze ubukangurambaga, noneho ba bantu bose bari aho bose bajya kugira gute, baza kubumba. Bamwe bateruraga icyondo, abandi bashyira mu iforumu, abandi nabo babumba. Ariko naje kubonamo abandi bantu bashyiraga icyondo mu iforomu, noneho bakagicagasa bagahita bigira mu byabo. Ariko abo babikoze gutyo nyuma baje kugira ipfunwe, ry'uko ya nyubako yuzuye, ariko ikuzura nta ruhare na rumwe babigizemo, kandi abandi barakoze, abandi bareba bibereye mu bindi, ariko baje kugira ipfunwe. Bivuze iki? Hari inyubako, mu byumve uko nguko, hari inyubako cyangwa hari ikintu kigiye kubakwa i Burundi, ariko birasaba ko buri muntu wese abigiramo uruhare. Birasaba ko buri muntu wese, yaba umugabo yaba umugore, muri uku guhindura Imana izakoresha abantu benshi ndetse mudakeka, izakoresha abamama, izakoresha abagabo, izakoresha abasaza, izakoresha abakecuru. Ni ukuvuga ngo buri bantu bose mu mbaraga nkeya zose ufite, ntabwo izakoresha abakomeye, abo muhanze amaso, hoya izakoresha abantu wowe udatekereza. Rero ni ukuvuga ngo kugira ngo nyine iyo nyubako yubakwe, urasabwa kubigiramo uruhare. Mbasuhuze mwese inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Yesu Arakiza TV, nizere yuko muri amahoro. Tugize umugisha nanone wo kwakira umukozi w'Imana uri imbere hano ya kamera. Ndagira ngo tangira twibwira. Yego, ni Esther Umutoza, abantu baba badukurikiranye bwa mbere. Yego, ni Esther Umutoza. Esther Umutoza. Esther Umutoza, amakuru ni meza. Shimye Imana yongeye kutwemerera ko tugaruka, kandi dushimiye n'Imana ko namwe yabarinze kandi kibakomeje. Uwiteka abaha umugisha kandi akomeze kubagura, akomeze kubashyigikira muri byose. N'abadukurikiye kandi bahora bareba ibiganiro byacu, Imana ibiteho, ibagirire neza, kandi haze kwifuza kwabo. Yego. Ariko ubundi usengera muri he torero Esther? Sengera muri ADEPR. Sengera muri ADEPR. Torero ryiza cyane. Muri ADEPR yareze abantu benshi. ADEPR yareze abantu benshi rwose, kandi mu by'ukuri ngiye njya nabishimira Imana kuko abantu benshi bagiye bahanyura utararangaye akomeza kurinda izamu rye neza. Rwose yabonye umugisha, kandi hari ikintu nakunzemo cyane cy'ukuntu batozaga abantu gutinya Imana, ku buryo ahantu hose uri uzi neza ko amaso y'Imana ageze gute, akureba. Kandi ni ikintu rwose wabonaga bimeze neza. Imana rwose izarinda itorero rya ADEPR kuba ibizira byakwinjiramo. Ntabwo wavuga ngo ntabwo byakwinjira, kuko Satani akorera henshi.
ubundi njye mvuka mu itorero ry'Abadivantisite, niho navukiye, ni naho nakuriye. Hanyuma igihe kiza kugera nyine aho natangiriye guhabwa impano y'ubuhanuzi, ko batabyemera birambwira ngo genda noneho ukorere hariya muri ADEPR, genda ujye kubatizwa. Yavuganye nanjye, genda ubatizwe hanyuma ukorere muri ADEPR. Rero navuga ko amadini Imana irabizi ko ahari, yaranabyemeye ko ahari, ariko itorero navuga ryo ni rimwe duhuriramo mu mwuka. Aho turi haba hatandukanye, ariko iyo turi mu mwuka tuba turi umuntu umwe. Amina haleluya, amina haleluya. Kuko Imana ni imwe, umwuka ni umwe, n'ijuru tujyamo ni rimwe. Bivuga ngo kandi umwuka niwe utuyobora. Bibiliya avuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki? B'Imana. Ariko bijya bimbabaza iyo ubona buri umwe wese ubona ashize imbere idini rye, ubona ari kuvuga neza, ndetse ukabona yashizemo n'imbaraga nyinshi kugira ngo yerekane ko idini arimo rye ari ryo ry'ukuri. Oya, ni amakosa, ni amakosa. Aho uri hari impamvu uhari. Amina. Aho yaguteretse hari impamvu yahaguteretse, kandi ugomba kuhakorera, kuko niyo iba yarabigennye kuhaba. Rero nshimira Imana kuko hose nagiye mpigira byinshi, ariko naje gusanga, ndibuka narahabaye, narahavukiye mu Badivantiste, nza kujya muri ADEPR, ariko nize no mu kigo cy'abapadiri. Yego, mu seminari. ntabwo ari mu seminari, mvuze ko ari mu seminari, ariko ni ikigo cyabo cy'abapadiri. Mu kigo cya Nyarurema niho nize. Mu gitondo tujya muri misa. Urumva, nagiriwe amahirwe yo ndangije njya no kuba mu Barabu n'Abayisilamu nabo menya ibyabo. Ariko icyo nshaka kubwira abadukurikiye ni iki: Amosi 3:3 aravuga ngo abantu babiri bajyana gute batasezeranye. Ijuru tujyamo ni rimwe, n'umwami dukorera n'umwe, no kwizera tugomba kwizera ni kumwe, n'umubatizo yewe n'umwe, sibyo? Bivuga ngo rero tukongeraho ko abayoborwa n'umwuka ari bo bana b'iki? B'Imana. Umudivantiste bajya bakunda no kubimbwira ko hari ibiganiro byabo nkora, agahita ambwira ngo warayobye kubera ko udakurikiza iki? Isabato. Oya, ntabwo ari byo. Aho uri hari impamvu uhari, ariko ntugace urubanza kuko hari impamvu nyine ari aho uri. Ahubwo ese aho uri urimo gukiranukira Imana? Urimo kuyoborwa n'umwuka? Kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki? B'Imana. Esther Umutoza, rero turakwakiriye wisange. Aha ni mu rugo rw'Imana, kuko havugirwa Imana. Ngiye nkunda kuhita ko ari mu rugo rw'Imana. Rero nagira ngo tukwakire rwose, utugezeho ubutumwa Imana iguhaye kugeza ku Barundi, kandi nabo bariteguye kukumva. Karibu cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. N'abashuhuje Abarundi, inshuti zanjye, bavandimwe, muri abavandimwe banjye, muri inshuti nziza. Imana ibahe umugisha kandi biteho. Kandi nagira ngo mbabwire ko ibyo igambirira kubagirira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. Amina. Rero ngarukanye mesaje, ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi, ariko ngarukanye mesaje y'Abarundi, cyane cyane abantu b'abahanuzi. Abarundi bose irabareba, ariko cyane cyane abantu b'abahanuzi, abakozi b'Imana mu mpande zose zitandukanye, kuko Bibiliya iravuga mu Befeso 6:10, ibisigaye bene data dukomerere mu mwami. Reka amasome. Abefeso 6:10 haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kandi kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe.
muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro mwakire agakiza kaba ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose amen. Nzanye mesaje ireba abarundi mu ngeri zose ariko cyane cyane ku bahanuzi navuga yuko nyine bitegura urugamba niyo mpamvu tusomye aya magambo avuga ngo ntago turimo gukirana n'ibintu bigaragara mu yandi magambo ntago turi gukirana n'imyuka itagaragara ngo y'ahantu ho mu ijuru rero birabasaba ko bambara imbaraga kuko imbere hari urugamba amina birabasaba yuko bambara imbaraga bagakenyera bakitera bakabona tibare bakambara rugagi mu yandi magambo abanyamasengesho abarundi bose barasabwa gukanguka kuko hari urugamba navuga yuko hari imbaraga zirimo kuyobora kiriya gihugu ariko batabasha kurebesha amaso ahubwo zibonwa n'umuntu wenyine uri mu mwuka abantu bamaze kubimenyera ibintu byo kuroga ibintu by'ubupfumu ibintu by'iki ni ibintu tutabonesha amaso ariko bakora byangiza bikatugiraho ingaruka mu buryo bugize gute bugaragara rero nagiye kubona mbona abanyamasengesho b'i Burundi bararyamye rwose basinziriye bose mbona barambaraye hanyuma ngiye kubona mbona marayika arimo kugenda akubita buri umwe wese avuga ngo byuka kanguka kuko kanguka wakira imbaraga nabonaga agenda azenguruka avuga ngo kanguka byura abantu kanguka wakira imbaraga kanguka wakira imbaraga rero nabwira ko abarundi bankurikiye abantu basenga abakozi b'Imana abanyamasengesho binginga iki ni igihe cyo kubyuka iki ni igihe cyo gukanguka kuko ni igihe Imana igiye gukoreramo ikerekana ko iri hejuru y'imbaraga z'abadayimoni ikerekana yuko iri hejuru y'imbaraga z'abarozi n'abarozikazi ikerekana yuko iri hejuru y'imbaraga za nyabingi n'iyindi miterekero yose bariya abayobozi b'u Burundi bagiye baterekera igihugu baraterekereye ahantu bakabaye bashakisha amafaranga yatunga yakora ibikorwa biteza imbere abenegihugu aho niho bagiye guterekerera aho niho bagiye gushira ubupfumu ahakabaye hava amazahabu ahakabaye hava ibintu by'agaciro aho ngaho hose bashizemo imiterekero ni nayo mpamvu abantu baza bashaka gushora imari muri kiriya gihugu ugasanga baravuze ngo hoya nta bakorone dushaka kandi mu by'ukuri hari ibanga bo bazi nuko bazi yuko intsinzi yabo ariho bayishize nuko bazi yuko ariho bagenda guterekerera bakavuga ati niduhereza abashoramari bakahakorera ibikorwa ibintu byacu twahashinze barabishingura ibyo twahatabye baba bitaburuye abashoramari bakabananiza bigasoza bigendeye kubera iki kubera ko bavuga ngo ntago turi bubyemere kuko niba hataburura nyine ibintu byacu biraba bigize gute kandi niba bishyira hanze nyine biraba birangiye turapfa abarundi barapfa abarundi babaho nabi kubera umuntu umwe wishingikirije ku bupfumu wishingikirije ku bintu by'abadayimoni ibyo byose rero mu kintu bakoze baciririye ni nyabingi umuntu wese utunze nyabingi iyo tuvuge n'aha hari abantu babigize usanga imiryango irimo nyabingi ugasanga ni umuryango utajya ukira n'uwugerageje agera hejuru ugasanga ibihombo biraje bimukubise hasi
Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo umuntu waciririye Nyabingi we abona ubutunzi we wenyine, abandi bose bakagira gute? Bagakena. Ni ukuvuga ngo aba yaratanze abenegihugu iyo ari umuyobozi, cyangwa se iyo ari umuturage usanzwe aba yaragize abandi bo mu muryango atanga kugira ngo we abone bwa butunzi. Iyo ari umuyobozi w'igihugu rero aba yaratanze abenegihugu. Kiriya gihugu baciriye Nyabingi, kandi uwo muntu waciriye Nyabingi ni ukuvuga ngo biba bivuga ngo nta muntu wacu ugomba gukira, nta wacu ugomba gukira, nta wacu ugomba gukira. Niyo mpamvu bagerageza nyine n'uwakabaye ateza imbere igihugu uwo ntibashobora kumwemerera. Kubera iki? Naza nyine akabikora barakira, kandi umuntu waciriye Nyabingi ntakira. Niwe wenyine nyine ubona ubutunzi, niwe wenyine ubaho neza n'umuryango we, kuko aba azi tekinike nyine yakoresheje. Ariko abo bandi ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Kiriya gihugu rero Imana yampishuriye yuko mu bintu baciriye icya mbere gikomeye ni Nyabingi. Ibahereza bo ubwabo bagakira, bamara gukira bakabaho neza, imiryango yabo akagira amafaranga menshi kuri konte, akagira gute, ariko abenegihugu ntabwo bashobora kugira gute, nta terambere bashobora kubona. Ikindi, baba abanzi b'abantu babazanira iterambere. Ikindi, baba abanzi b'abantu bababwira ngo byagenda gutya bigahinduka. Ni nayo mpamvu bagerageza kubaha uburozi kugira ngo n'uwubasha kuvuga atavuga, bose bamere gutya bajunjamye. Nyura hano ukahaca, ngiye gukora iki? Gikore mwami. Kubera iki? Nyabingi baciririye ntabwo ishobora gutuma hari umuntu ukira. Ikindi, iragenda igafata ubwenge bw'abanyabwenge ikabuhindura zeru. Kuko hagize umuntu uzamuka w'umunyabwenge akarusha umuyobozi, ni ngombwa ko bavuga ati tumukureho, kuko twabonye umunyabwenge ugize gute? Umusumbya ubwenge. Bafata bwa bwenge bw'abanyabwenge rero buri aho ngaho, barangiza bakabufunga ku buryo udashobora kubona inzira ucamo, ahubwo biyegereza ba bandi nyine barangije, ba bandi badafite ubwenge. Azavuga ngo uyu ni uw'iwacu, azavuga ngo uyu nguyu we twasangiye urwagwa, twabanye mu ishyamba, nta kintu kibi yankorera, ubundi akaza nyine akamera nk'ifoto bicaje kuki. Nuvuga ngo bazana abantu bafite konegisiyo yabo nyine badashobora guhindura ibintu. Umuntu waciririye Nyabingi bijyana n'inyatsi, kubera ko nyine nta bukire, ntabwo umuntu akira. Niho uzasanga mwanakoze n'ibintu mwahinze, urugero n'urugero, uhunitse imyaka iraboze, kubera ko umuntu waciriye Nyabingi abo yatanzeho ibitambo bagomba guhora bababaye. Bazahinga nta kintu bazeza, bazacuruza nta kintu bazeza, kuko inyenyeri zabo nizo baba baragiye bagatanga hehe? Kuri icyo kigirwamana. Ntabwo inzara yashira, ni hahandi nyine uhinga n'ibyo wahinze wabibika bikabora, bikabora utazi ngo byaboreshejwe n'iki. Wabitunganyije urabihungira, ukasanga imungu yarabimunze ukamena. Kubera iki? Umuntu ufite Nyabingi nyine agomba kwicwa n'inzara, agomba guhora mu bibazo. Birema ibintu inzira. Ni ukuvuga ngo abantu baciriye Nyabingi, ni ukuvuga ngo bagira inzira zisohora ibintu byinshi kuruta izinjiza ibintu. Ni ukuvuga ngo binjiza bikeya bagasohora byinshi. Ni ukuvuga ngo muri bo haremeka inzira zituma basohora amafaranga ndetse batagize gute, mu bintu bidafite umumaro. Kubera iki? Bicyabo uwo mwuka ubategeka nyine musohore mwangize. Wabyumvishije? Niho uzasanga hamaze utuvidewo bavuga umukenyezi wa kiriya gihugu Madamu Ndayishimiye ku bintu bihenze. Ni ukuvuga ngo iyo Nyabingi yirema inzira ituma hagenda ibintu byinshi ndetse bitaninjiye. Igenda irema inzira
zisohora amafaranga atinjiye, ibisohoka bikaba byinshi, ibyinjira bikaba bikeya. Ni nayo mpamvu ugenda ubona uko imyaka itashye bagenda barushaho kujya hasi, haba mu bukungu, haba mu bintu byose. Kubera iki? Nyabingi iri mu kazi. Niyo mpamvu uzasanga bahunika imyaka ikabora cyangwa imbeba zikayirya cyangwa bigapfa, kubera ko ntabwo abaturage bagomba kunezerwa warabatongereye nyabingi cyangwa warabashingitse muri nyabingi. Nta munezero babona, nta mugisha babona, ni ukuvuga ngo ibintu byose bihora ari ibibazo, inzira zose ziba zifunze, ibintu byose bihora ari iki? Bihora ari ibibazo. Niyo mpamvu kubera ko ari ibintu byakozwe mu mbaraga zitagaragara, niyo mpamvu Imana itanze imbaraga mu banyamasengesho, niyo mpamvu Imana itanze imbaraga mu bakozi b'Imana. Noneho igihe kijya kigera Imana ikatwihorera, sibyo? Imana ijya itwihorera iyo yihoreye Yobu, ibintu bimushiraho. Ntibaze kwibaza ngo kubera iki Imana yabyemeye se? Satani aba yagusabye, igihugu cyanyu Satani yaragisabye, Imana irabyemera. Nayo ubu byamubayeho, Satani iramusaba, ariko Imana irabyemera, iravuga ngo icyo nkwimye ni iki? Ni umubiri we, ariko ibindi byose yabiguhaye. Abana barapfa, amatungo arapfa, icyo yamwimye ni ubugingo, ariko ibindi byose Satani yabikozeho. Ariko Yobu arakomeza, aravuga ngo ntabwo nzikuraho ubunyangamugayo, arakomeza aravuga ngo nzakomeza nyiringe. Amina, haleluya. Satani ajya agerageza abantu, ariko igihe kikagera akabona iyo umuntu yahagaze neza agakomeza akikomeza ku Mana, igihe kiragera Satani akamuhunga. Imana yarangiza ikamukubira inshuro 7 nk'uko yakubiye Yobu, imigisha ikongera ikaza, imiryango yafunze ikongera igafunguka, kubera ko nyine atihakanye Imana. Amina, amina. Rero Imana igambiriye kubohora Uburundi, niyo mpamvu irimo kubwira abanyamasengesho ngo nibitegure urugamba. Noneho ibambitse imbaraga, ubundi byabagizeho ububasha, kuko nibyo byiyoboreye kiriya gihugu, ni imyuka mibi, niyo bakoresha, ni ubupfumu, ni ubukonikoni, nibyo bakoresha. Ariko muri icyo gihe nyine Imana yarabyemeye, bibagiraho ububasha, ndetse barakanasenga ntihagire igihinduka. Ariko noneho hari ijwi rivuga ngo hamagara, noneho hari uwakwita. Amina, haleluya. Hamagara, noneho hari uwakwita. Ni ukuvuga ngo hari imbaraga Imana itanze, ni ukuvuga ngo mugiye kugira ububasha kuri ibyo bintu biri i Burundi. Hanyuma Imana ibitesha agaciro, musenge. Icyo musabwa ni ugukanguka kandi mwakira imbaraga Imana ibahaye, musenge, muriture, mutwike nyabingi n'ibindi byose bakoresheje. Bibiliya ivuze iki? Tugiye gusoma amagambo ari mu Befeso nanone 3 umurongo wa 20, haravuga ngo nuko 3:20 ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo musaba, ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Ni ukuvuga ngo abantu barihebye, bamaze gutakaza icyizere, Abarundi bamaze kwitakariza icyizere, ndetse baravuga ngo se byaca hehe? Ariko nubwo mwatekerezaga gutyo, mubona nta butabazi, mubona nta hantu byanyura, ariko hano hari amagambo ari mu Befeso avuga ngo ibasha gukora. Iyo ni Imana, ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tugize gute? Ibasha gukora, ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Ugeze muri Yobu nawe yarabivuze 5, Yobu 5
ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, Imana niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika, niyo ivubira isi imvura igasandaza amazi mu mirima, niyo ishyira hejuru aboroheje. Amina, haleluya. N'ababoroga ibashyira mu mahoro, yica imigambi y'inshakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo, kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika, niyo ivubira isi imvura igasandaza amazi mu mirima, niyo ishyira hejuru aboroheje, n'ababoroga ibashyira mu mahoro, yica imigambi y'inshakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Ngo kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo. Amina, haleluya. N'Imana ibikora, n'Imana ibikora. Abarundi mwongere muzamure kwizera, kuko n'Imana ibikora byose, niyo ikura hasi igashyira hejuru, niyo ihabaswa ubwenge, niyo yimika kandi niyo yimura. Ni ukuvuga ngo byose biri mu biganza byayo. N'Imana ibikora kandi iravuga ngo iracyafite ububasha n'ubushobozi, nubwo babikoze, nubwo bakoresheje ubwo bwenge bwabo bwo mu isi, Imana ikabihorera, ariko kandi ijambo riratubwiye ngo yica, ifite ububasha bwo kwica iyo migambi y'inshakura, ifite ububasha bwo gutesha agaciro ubwo bwenge bwabo kandi ikabubategeramo. N'Imana igize gute? N'Imana ibifitiye ububasha. Bivuga ngo wowe wari wacitse intege, wowe wumvaga bidashoboka, aka kanya ijambo riravuze ngo niyo ibikora. Imigani 21:1 ngo niyiha imitima y'abami irayifite, niyo iyobora nk'uyobora amazi mu migende, ibasha kuyobora buri wese ugomba kugira uruhare mu kubohora Uburundi, ibasha kuyobora abo bayobozi ikababwira ngo noneho mukore gutya, ibasha kuyobora. Ariko bantu munkurikiye, abanyamasengesho, abakozi b'Imana, icyo musabwa ni ukurwana urugamba rwo mu buryo bw'umwuka, ni ugutwika, kuko ibyo bintu bigira icyo birema. Iyo babikoze bigira icyo birema mu buryo bw'umwuka, bigira uko bihindura ubwenge bwabo, ntibakore icyo bakagombaga gukora, bigira uko bifunga imigisha, bigira uko bigenda bihindura, bikagira n'uburyo birema ibibazo mu benegihugu, ibibazo mu bayobozi. Ibyo byose ni za mbaraga z'imyuka mibi. Niyo mpamvu batubwiye musoma ayo magambo yo mu Befeso 6, kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 18, murebe ibisabwa mugomba kuba mwambaye, intwaro mugomba kuba mufite, ariko iya mbere ikomeye ni ukwizera. Udafite kwizera ntacyo wageraho, kuko Bibiliya nanone iravuga ngo turamutse tugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, twabwira umusozi ukavaho. Umusozi ni uwuhe? Ni uwo nguwo ubabangamiye, ni uwo nguwo utuma mudasinzira kandi mwakabaye muryama neza, ni uwo nguwo utuma mutari mu gihugu cyanyu kandi mwakabaye mukirimo, ni uwo nguwo waguhejeje muri gereza kandi wakabaye uri mu muryango. Umusozi ni uwo nguwo utuma utagira ijambo mu gihugu cyawe kandi ari cyo ufiteho ubwenegihugu. Uwo ni umusozi. Ariko ngo nuramuka ugize kwizera ukavuga ngo nizeye Imana yo mu ijuru, niyo yabimitse kandi ibasha no kubakuraho, niyo ishobora guhindura ibintu mu gihugu cy'u Burundi, niyo ishobora kwimura ikongera ikimika, niyo ishobora guha abantu ubwenge bashobora gukoresha kugira ngo ibintu bihinduke, ibyo ukabyizera gutya, hari ibintu biri buhinduke mu gihugu cy'u Burundi kandi byabagiragaho ububasha. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Reka nongere ndebe amagambo ari muri Zaburi 35. Ni amagambo Dawidi amaze, barozi nawe bari bamuzengereje, abanzi bamuzengereje, ariko asenga. Hari igihe kigera isengesho rigahinduka bitewe n'impamvu, gahindura isengesho. Igihe cyose utararambirwa ibintu, Imana irakwihorera.
ariko iyo wabirambiwe uhindura n'uburyo bwo gusenga. Iyo wabirambiwe usenga amasengesho y'amarira, ugasenga amasengesho y'agahinda. Iyo wabirambiwe hari uburyo usengamo bitandukanye n'uko wajya gusenga. Turaza gusoma amagambo, tugiye gusoma amagambo ari muri Zaburi. Ni amagambo y'isengesho. Baravuga ngo Zaburi ya Dawidi, baravuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Iri ni isengesho buri murundi wese agomba gusenga aka kanya, ngo Uwiteka burana n'abamburanya aho uri hose, ubuzima urimo Uwiteka naburanye nakurwanirire, kandi aburane n'abantu bakuburanya, arwane n'abantu bakurwanya. Ngo ndi ngabo nto n'inini uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, wimira abangenza, ubwire umutima wanjye uti ni njye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Kandi marayika w'Uwiteka abirukane, inzira yabo iba umwijima n'ubunyerere, kandi marayika w'Uwiteka abagenze. Kuko bantegeye ikigoyi ku busha badafite impamvu, kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye ubusha. 8 ngo kurimbuka kumutungure, ikigoyi yateze aba ari we gifata ubwe akigwemo arimbuke. Dawidi akomeza avuga gute ku 9 ngo nibwo umutima wanjye uzishimira Uwiteka, uzishimira agakiza ke, amagufwa yanjye yose azavuga ati Uwiteka ninde uhwanye nawe. Amina, haleluya. Iri ni isengesho, ni amagambo, ni isengesho Dawidi yasenze nawe igihe yari ageze mu bikomeye, akareba akabona abantu barimo kumuhiga, nta cyaha yabakoreye, nta cyaha yabakoreye, nta cy'umutima w'umushinja, nta kibi yabakoreye, ariko bahize ubugingo bwe cyane. Sawuli yaramuhigaga cyane, yaramuhize kandi nta kibi yamukoreye. Yishe Goliyati wari umuzengereje, nta kibi Dawidi yari yarakoze, ariko yagize abanzi benshi. Ariko nkunda uyu murongo wa 8, abenegihugu ibyo babakoreye bigatuma bamwe baba hanze, baba impunzi imyaka myinshi, bo nta kibi bari barabakoreye. Hari abantu bafunze bazira ubusa, hari abantu bishwe bazira ubusa, barengana. Ariko ijambo ritubwiye ngo iki? Ngo Uwiteka ni yenda ingabo ntoya n'inini ahaguruke atabara abarundi. Amina, haleluya. Hanyuma ngo marayika w'Uwiteka abagenze, ngo kandi marayika w'Uwiteka ngo abagenze, marayika w'Uwiteka abagenze, ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro, ngo bajye inama, za nama birirwa bacura bagambiriye kumara abantu. Izo nama Uwiteka ngo azihindure ubusa, inzira yabo iba umwijima n'ubunyerere, ariko ngo ikigoyi bateze bakigwemo barimbuke. Hanyuma ngo nibwo umutima, uyu munsi ntabwo ari Dawidi uri kubwirwa, ahubwo aya magambo arimo kubwirwa wowe nkurikiye, aya magambo arimo kubwirwa mwebwe abarundi mwazize ubusa, mwafungiwe ubusa, nta cyaha mufite, mwakuwe mu byanyu muzira uko muteye gusa, nta cyaha mufite, ntacyo mwabakoreye, ariko ngo ikigoyi babacukuriye bakigwemo barimbuke. Mu yandi magambo, ibyo babakozeho, ibyo babifurije aba ari bo byongera bisubireho, ibyo bakoze byose aho bashatse kubashira nabo bajyeyo, ibyo bifuje ko bibabaho nabo bajyeyo, babagize impunzi nabo bagiye kuba impunzi, babashize muri gereza nabo bagiye kujyamo.
buri wese icyo yakoze nicyo kigiye kumusubira kuki, nicyo kigiye kumusubira ku mutwe. Ngiye kusozereza nsoza ku magambo ari muri Esiteri igice cya 9 umurongo wa mbere, ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi itegeko ryari ryatanzwe, Abayuda bazi ko bagiye gupfa, Abayuda bazi ko bagiye kurimburwa, ariko ngo birahinduka. Uwo ni umunsi utazibagirana, ngo ariko birahinduka. Bimaze guhinduka, babandi bari bazi yuko bari bwicwe, babandi bari bazi ko amatangazo yari yatangajwe, bazi ko bari bupfe, ahubwo ngo icyo gihe, uwo munsi, iyo saha, nibwo bagize ububasha ku banzi babo. Ibyo bari bubakorere aba ari bo bikorerwa. Amina, haleluya. Aba bantu nabo ibyo barimo gutegura, ibyo barimo gukora, bazi yuko hari abo bagiye kurimbura, bazi yuko noneho ibyo bakoze bitabemerera no kongera gukandagira muri iki gihugu, dore ko inzira zose bazifunze. Ariko muri icyo gihe bazi ngo nicyo bagiye kubarimburamo, mu gihe bazi ngo barabarangije, nta hantu bazongera kuvugira, nta n'ijambo bazongera kubona, haba mu nteko haba hehe, nta jambo nyine, ntaryo. Ariko mu gihe bazi ngo barabarimbuye, mu gihe bazi ngo babamazeho, mu gihe Abayuda bari bazi ko bagiye gupfa, nibwo bagize ububasha ku banzi babo. Abarundi bazi yuko hari abantu muhanze amaso, muzi yuko byibura ariho muzakura ubutabazi, ariko ndagira ngo mbabwire, mwiringire Imana, mwizere Imana, niyo yimura imisozi itayikozeho, ivugisha ijambo gusa, kandi nk'uko yari iri kera n'uyu munsi ni kuri, iracyakora imirimo n'ibitangaza, ntago yigeze ihinduka, igiye kubiyereka. Ariko aho mutegereje ubutabazi ntabwo ariho bizaca, kuko aho naho, aho mureba nabo barahabonye, bahateze imitego, bahashinze ibishimangizo, ku buryo ntabwo ariho ubutabazi bwanyu buzagira gute, buzaje. Hari icyo Imana yanyeretse, ni ukuvuga ngo nabonaga icyondo, abona icyondo, kiriya cyondo kiba kivanze icyondo n'ibyatsi, hari igikorwa cyo kubumba amatafari, kuko hari ibintu bigiye kubakwa. Ni ukuvuga ngo hari ikintu kigiye kubakwa i Burundi, ariko noneho hari icyondo gikase, kirimo ibyatsi. Murabizi icyondo kibumba amatafari uko kiba kimeze. Nabonaga hari abantu bakeya barimo kubikora, bivuze ngo hari n'abarimye icyo cyondo, icyo gitaka, hari n'abavomye amazi, hari n'abazanye ibyatsi byo gushiramo, hari n'abakase. Ariko ikibazo cyari kihe? Nabonaga ababumbaga amatafari bari bakeya, kandi mbona icyondo kigiye kuma. Urumva iyo kiri ku zuba kiruma nyine, kikongera kigakomera, noneho bikaba byagorana ko bakibumba cyangwa bagishyira mu itafari. Ariko ngiye kubona mbona haje umuntu ababwira ngo kuko hari abandi bari bigize ntibindeba, nabonaga barebera aho ngaho, ariko havamo umuntu umwe aravuga ngo ni gute twakwemera ko iki cyondo cyuma kigapfa ubusa, kandi dukeneye kubaka, dukeneye n'amatafari. Ni ukuvuga ngo yakoze ubukangurambaga, noneho ba bantu bose bari aho, bose bajya kugira gute, baza kubumba. Bamwe bateruraga icyondo, abandi bashyira mu iforumu, abandi nabo babumba. Ariko naje kubonamo abandi bantu bashyiraga icyondo mu iforomu, noneho bakagicagasa, bagahita bigira mu byabo. Ariko abo babikoze gutyo, nyuma baje kugira ipfunwe, ry'uko ya nyubako yuzuye, ariko ikuzura nta ruhare na rumwe babigizemo, kandi abandi barakoze, abandi bareba, bibereye mu bindi, ariko baje kugira ipfunwe. Bivuze iki?
hari inyubako mu byumve uko nguko, hari inyubako cyangwa hari ikintu kigiye kubakwa i Burundi, ariko birasaba ko buri muntu wese abigiramo uruhare. Birasaba ko buri muntu wese, yaba umugabo yaba umugore, muri uku guhindura Imana izakoresha abantu benshi ndetse mudakeka, izakoresha abamama, izakoresha abagabo, izakoresha abasaza, izakoresha abakecuru. Ni ukuvuga ngo buri bantu bose mu mbaraga nkeya zose ufite, ntabwo izakoresha abakomeye, abo muhanze amaso, hoya izakoresha abantu wowe udatekereza. Rero ni ukuvuga ngo kugira ngo nyine iyo nyubako yubakwe, urasabwa kubigiramo uruhare. Hari icyo wakora, waterura akondo gakeya, waterura ikinini, wazana siki, hari icyo wakora. Ni ukuvuga ngo kugira ngo iyo nyubako yubakwe, urasabwa kugira icyo ukora mu bushobozi ufite, mu mbaraga ufite. Upfa kuba ukiri muzima, Imana yagukoresha. Upfa kuba ugihumeka umwuka w'abazima, Imana yagukoresha. Ntago wananirwa no kugira akondo gakeya uterura ngo ugashyire mu itafari, ugashyire mu iforomo, hanyuma amatafari aboneke, inyubako itangire igire gute, itangire yubakwe. Ni ukuvuga ngo buri murundi wese gerageza, ni ukuvuga ngo ugomba kugira uruhare mu kugira ngo hagire ibintu bihinduka mu Burundi. Ikindi kandi uwo utazabikora nyine nabonye afite ipfunwe. Uzi gusaba umuntu wimye, wagerageje agakora arwana no gutera imbere, uhari unafite n'ubushobozi, ariko ukavuga ngo ntacyo namufasha, ukavuga ngo ibyo ntago bindeba, ukigira mu bindi, hanyuma yamara kugera aho agera ku rwego rushimishije, warangiza ukavuga ngo ukaza kumutega ibiganza. Birababaje gusaba umuntu wimye, gusaba umuntu utafashije kandi wari ufite ubushobozi, ariko noneho igihe kikagera bikaba ngombwa ko ushobora kumutega ibiganza. Rero ndimo ntangariza abarundi ngo kugira ngo utazaba mu gihugu cyawe ufite ipfunwe, urasabwa gufatanya n'abandi. Kugira ngo utazaba mu gihugu cyawe ufite ibimwaro, ugira icyo ukora, kandi ntabwo ari byinshi. Icya mbere ni ukubyumva kandi mukumva ko mugomba kubigiramo uruhare. Yego, navuga ko ngeze ku musozo. Esther Mutoza, ndashimira cyane ku message Imana yaguhaye kugeza ku Barundi. Muhabwe umugisha n'Imana. Asorezaho mvuga, uduha nimero za telefone. Yego, nimero zanjye ni 0780 688 536, 0780 688 536. Hanyuma Uwiteka abagirire neza kandi abiteho, abaho umugisha kandi abahe guhitamo neza, abahe icyerekezo kizima. Mwuka wera ayobora abarundi bankurikiye, kandi muhumure, bizarangira. Muhumure, icyo Uwiteka yavuganye namwe azagisohoza, kuko niwe utureberaho tutabasha kureba, kandi n'umubyeyi azi ibidukwiriye. Rero Nyagasani abagirire neza kandi abiteho. Yego, tuzasubira.